Urakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe ngende Nene niba uri umusangwa ndakwakiriye kandi ndagushimiye ko ugarutse kandi niba uri mushyashya ni karibu cyane mu muryango twaragutse. By the way ndabashimira iyi video muraza kureba tugeze mu bihumbi 13, so ntabwo nabura kubashimira urukundo maze iminsi munyereka nubwo maze iminsi nta postinga ariko video yaho nayo naragiye nibyo maze iminsi ndi kwitegura muzayibona vuba bidatinze, ariko ntago navuga ku by'uyu munsi ntabanje kubashimira mu rukundo maze iminsi munyereka, comments, subscribers kuri Instagram, abantu bamaze iminsi banyandikira bantera courage. So niba utaramfollowinga kuri Instagram ndashyira izina ryanjye hano ku buryo wagenda tukaganirirayo, ukaba wanyandikira mu buryo buri private, then tugakeepinga on the conversation. Nkuko mwabonye ku mutwe w'iyi video rero, nkuko mwabonye ku mutwe w'iyi episode, hari abantu batishimira ngo iyo mvuze video. So kuri episode y'uyu munsi ya Nene Rwanda, uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'inzoga. Ndabizi hari abantu bari wite bakomentinga batarumva ikintu ndi buvuge, hari abantu bahita baba haters batabanje no kumva ikintu ngiye kuvuga. So disclaimer ngiye gukora mbere yuko mvuga ikintu cyose cyose, nuko iyi video ntabwo igamije gushishikariza umuntu uwo ari we wese kunywa inzoga. Gusa ikiriho nuko inzoga zaremwe sinzi kuva ryari, no muri Bible abantu banywaga inzoga right? Ariko uyu munsi nagira ngo tuganire ku kuntu wanywa inzoga ariko niba navuga low risk drinking. Bivuze yuko twese turabizi ko kunywa inzoga bifite ingaruka mbi ku mubiri wacu, bifite n'ingaruka mbi ku myitwarire yacu. Nyuma yuko tunyweye inzoga hari ukuntu abantu bitwara bitandukanye nuko bakagombye kwitwara mu buryo bwo kwirinda rero kunywa bifite ingaruka mbi nyinshi, aribyo twakwita high risk drinking. Uyu munsi nagiye tuganire ku kuntu ko kunywa ariko with low risk. Ikintu inspiration yo gukora ino video rero hano nayikuye nuko twese turabizi mini santé imaze iminsi ifite iyo ntuzo yo kuvuga ati tunywe less. So naye ndagira ngo nshyiremo akanjye muri iyo gahunda yo kugira ngo tugabanye ubusinzi bukabije mu Banyarwanda. So nagiye nkora list, nubona yenda ndi gusoma nukugira ngo ngende ku murongo kuko ndashaka ino video iba ngufi cyane kandi ntabwo nshaka kugenda nisubiramo cyangwa mvuga ibintu mukavuyo. So kuri point ya mbere aho nanditseho kugira ngo ikintu cya mbere kigabanya risk yo kunywa inzoga ni hydration, kunywa amazi. Sinzi niba nabisuramo inshuro kangahe kugira ngo wumve akamaro ko kunywa amazi. Amazi ni ngombwa waba unywa inzoga waba utanywa inzoga, ariko noneho by'umwihariko iyo uzi ko unywa inzoga, iyo uzi ko uri unywa inzoga. Dore video kwanza nayikoze mu gihe kiza ni kwa gatanu, abantu batangiye gupanga plot. So tegura umubiri wawe, tangira unywa amazi mbere yuko unywa inzoga. Pendant nukuvuga ngo mbere yo kunywa inzoga, no mu gihe uri kunywa inzoga, na nyuma yo kunywa inzoga. Nukuvuga ngo amazi niyo best friend, navuga ko ari best friend wawe wo kugira ngo ugabanye risk yo kunywa inzoga, risk y'ingaruka mbi ku nzoga. Cyane cyane ibi ngibi ngiye mbikora kubera ko ntanga gusinda. Tuvugije ukuri ni nko mu muco wacu inzoga zirimo, byo ntabwo twabihakana. Mu bukwe batura inzoga, mu mubatizo banywa inzoga, ibintu nk'ibyo. So ikintu nanga ni ugusinda pe, nanga gusinda. No nyuma yo gusinda ya hangover my friend, kwanza nanashaje ko sinyibasha no kushobora inzoga ndi no kuzigabanya, maybe nzanazireka simbizi. Kunywa inzoga mbere mu gihe uri kunywa na nyuma yo kunywa ni kimwe mu bintu bizagufasha kwirinda hangover. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu navuga, ariko ni kwa kuntu uba wumva umeze umunsi ukurikiraho. Ikintu cya kabiri rero, ikosa rya mbere uzakora ni ukujya kunywa inzoga utariye.
ni ukuvuga ngo inda irimo ubusa ugashyiramo inzoga, my friend, ni formula yo kugira ngo ugere kuri disaster. That's the formula. So njyewe uko mbigenza njya at least amasaha 2 mbere yuko niba nzi ko ndibuze kunywa inzoga, ni ukurya at least amasaha 2 mbere. Impamvu ari ngombwa kurya ni uko yako bituma absorption ya alcohol is slowing down, igenda gahoro. Ikindi bigurinda gucika intege no kwita, hari ukuntu n'umwe inzoga ukahita wumva irazamutse mu bwonko, utangiye kugira kuzwinga kandi aribwo gitangira. So kurya ni ngombwa. Ikindi byaba byiza ufashe utuntu tw'udusnack nyine hagati. Ikindi nuko utwo dusnack dutuma ugabanya umuvuduko. Ikindi kintu ni ukubara, kwirinda kunywa inzoga nyinshi mu gihe gito. Mu Cyongereza babyita binge drinking. Binge drinking akenshi ariko ni abantu bafite ikibazo wenda cya alcoholism cyangwa bari muri depression, bari kunywa kugira ngo bibagize ikintu runaka, nibo bakora iyo ngiyo. Ugasanga umuntu mu masaha 2 anyoye drinks zirenga 5 ku bagabo cyangwa drinks zirenze 4 ku mugore. So kugira ngo dusobanukirwe iyi drink baba bavuga iyo ariyo, ndaza kubashirira hano kuri screen ikintu abaganga bakonsidera nka drink imwe. Yeah, so that's clear, nizere ko biri kutugaragarira twese. So iki nacyo ni ngombwa kukibuka yuko ugomba gupima, ukirinda kunywa inzoga nyinshi mu masaha make. So take your time. Point ikurikiraho irareba cyane urubyiruko cyangwa abantu bagitangira kunywa inzoga ejo bundi, ni ariko nabivuga. Ikintu kiro nuko muri societe nyarwanda dukura abenshi inzoga tuzibona ahantu hose zituzengurutse, hanyuma bakakubwira ko ukiri umwana udakwiye kunywa inzoga. Ariko umunsi wanyoye inzoga abantu benshi batangiye kuzinywa bihishe. Abana cyane usanga batangira kuzinywa ari inshuti yawe introducinze mu kunywa inzoga, bivuze ko nta supervision uba ufite, nta supervision uba ufite, ushobora kunywa mu kavuyo. Rero njyewe reka tuvuge ko ndi sister wawe bukuru, yenda umbwire kakaro niba nta muntu wari wakakubwira niba ukiri mushyashya mu kunywa inzoga, nuko ugomba kumenya limite yawe. Bivuze ngo niba ari ubwa mbere unyoye inzoga, niba ari liqueur utangiye, fata imwe wihereza akanya. Ntuvuge ngo uranywa ngo nyinshi ngo mu munota umwe kugira ngo uhite usinda ako kanya, kuko ntago wiyizi. Buri muntu aba dufite imibiri itandukanye. Hari igihe usanga njyewe inzoga zinsindisha ari tequila yo nanyoye zingahe, ugasanga uwundi iyo yanyoye findi bwaba ibyatsi. So ugomba kubanza ukamenya ese ukamenya na quantity ya alcohol, right? Kuko hari amalikeri abafite high percentage, haba hari wine, haba hari beer, haba hari cocktail. Ibyo byose ugomba kugenda gahoro kugira ngo umenye efe biri bukugireho. En plus ukamenya ko niba uri kunywa inzoga ifite pourcentage nini ya alcohol, ugomba kunywa gahoro. Nuvuga ngo niba umuntu ari kunywa byeri, wowe ukaba uri kunywa likeri, ntago mushobora kugenda ku rugero rumwe. Wowe uri kunywa likeri ugomba slowing down. Tukiri aho ngaho, indi point ni ukumenya kwirinda kuvangavanga, my friend. Nuvuga ngo niba ugitangira ntago ubuzi reaction yawe ku nzoga. Bivuze yuko kugira ngo wirinde, ni ibintu byambabaje cyane amavideo usanga umukobwa yasinze, amaguru ari mu kirere, ari kuri moto ameze gutya, mbese asebye, ukabona ko kabisa tuvugisha kuri igihe agiye kunywa inzoga ntago yifuzaga gutaha ameze kuriya. Ariko yageze ahantu losing control kubera ko atazi reaction yiwe ku nzoga, atazi aho agomba kugeza, atazi inzoga agomba kwirinda n'ibindi nk'ibyo.
ibyo nari mbivuze kuri ya point yo kwirinda kuvangavanga. Irinde kuvangavanga. Niba uzi ko ari bwo gitangira, niba uri kunywa vin, inywa vin yonyine. Niba uri kunywa byeri, inywa byeri yonyine. Niba uri kunywa likeri, niba ari tequila, inywa tequila yonyine. Sinzi impamvu nakomeje kuvuga tequila gusa. Niba ari rum, komeza rum gusa. And then start small. Ntago objectif y'umunsi wa mbere wawe wo kunywa ari ugusinda, my friend. No, at least nywa ube tipsy ho gatoya, wumve utahe ugifite umutwe wawe muzima, right? Iyindi point ikurikiraho navuga ko ari nka entourage yawe mu gihe uri kunywa inzoga. Navuga ko ntago ugomba kunywa inzoga kubera peer pressure. Niba wumva umunsi udashaka kunywa inzoga, wizinywa. Imagine it's okay. Hari ukuntu ubwo mperuka mu Rwanda nasohokanye n'abantu bashaka kunywa, havuga ati sinshaka kunywa, ukabona umuntu biramurakaje bro, like mfite uburenganzira bwo gufata decision. Niba uwo munsi navuze ngo sindi wimwe, ntago bivuze ko tutari buryoherwe. Dushobora gusohoka tukahavinga fun, tukaryoherwa muri activity turimo, tukaryoherwa muri anniversaire, muri mariage, ntanyoye inzoga kuko uwo munsi na decidinze kutazinywa. So tureke gukora peer pressure ngo kubera ko ngo ntago wanyoye inzoga ngo sinshaka kugurira umuntu fanta bro. Ntago ari wowe uri buyinywe, ni njye uri buyinywe. So reka buri muntu tumuhe uburenganzira bwo ko yanywa icyo ashaka. Entourage, kwirinda peer pressure. Icya kabiri, ukanywa burya iyo nasohokanye n'abantu ntamenyereye, abantu numva ntari safe, abantu numva tutari proche cyane, ntari kumva ndi à l'aise nabo, ntago nywa inzoga. Kubera ko nkuko nabivuze mbere, kunywa inzoga ukuntu bituma imyitwarire yawe ihinduka n'imitekerereze yawe itaba very clear, bikaba blurry kuntu. So iyo unyoye inzoga uri kumwe n'abantu batari beza, bashobora gutekinga advantage yawe. Ariho usanga unywa inzoga bakaba bagushyiramo ibintu, muri iyo nzoga bagushyiramo ibiyobyabwenge. Tukiri aho ngaho, ugomba kumenya ko niba ufite ikinyobwa cyawe, cyane cyane ndavuga ku bakobwa, wihaguruka ngo ugiye kuri toilette, ngo ugiye kuri telefone, usize ikinyobwa yaba inzoga yaba fanta, umuntu mutamenyeranye, wisiga ikinyobwa cyawe aho ngaho ngo ugaruke wongere ukinywe. Make sure ko niba ugiye ujyanye ikinyobwa cyawe, cyangwa niba ugisize n'ugaruka ufata ikindi. Nibyo safety comes safety ni ikintu cya mbere kandi cyangwa ngo ugomba kujya ushyira mbere y'ibindi byose. Ikindi tukiri aho ngaho ni ukunywa ibinyobwa biri safe. Ni ukuvuga ngo irinde kunywa ibinyobwa utazi icyo ari cyo. Ngo niba ngo muri ture, niba ngo inzoga ubonye bwa mbere idafite ikirangantego, idafite yakozwe hehe Nyabugogo, cyangwa yakorewe ahantu nyine, nuvuga ngo inzoga zitujuje ubuziranenge, ni kimwe mu bintu bikwica nabi, kuko ntago uzi pourcentage ya alcool irimo, ntago uzi ibindi bintu biri nocif biba biri muri iyo nzoga. So irinde ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Indi point ikurikiraho, munyanganire uyu munsi ndibanda ku bakobwa kuko nibo bari vulnerable cyane. Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa n'umuhungu banyoye bagasinda bakaba ibyatsi, umuhungu ntago aba afite risque nyinshi n'umukobwa, ko umukobwa aba muri risque yuko bamuhohotera kubera ko yasinze, aba muri risque yuko abagira nabi, bamwiba bamugirira nabi nyine, kuko aba ari vulnerable cyane kurusha umuhungu. So umukobwa, ndakwinginze ntuzigere uvuga ngo ndasohotse ngo ndanywa inzoga udafite ukuntu uri butahe. Ni nko kwiyahura kuba wavuga ngo ngiye kunywa inzoga hanyuma ntago nzi ukuntu ndi butahe. Swati ngo nta tike mfite, cyangwa ngo ndataha kuri moto wasinze. My friend, make a plan. Niba uzi ko udafite transport, uzi ko ushobora kugura inzoga ukicara iwawe ukayinywa, I swear. Ikosa ribi cyane
kugenda ngo kanaka yamamagaye ngo tujye gusangira, uragiye mugiye gusangira hanyuma utegereje ko ari na unakwishyurira transport. Nuvuga ngo nugotwa ukanywa saa 8 saa 9 zikagera utarataha inzoga zakugezemo, uwo muntu na decide gakaba ati ntago ndi buguhitike itaha, urambwira ko bigenza gute? Nuvuga ngo byakubwira gukora byose urabikora. Ariho usanga utahanye n'umuhungu utari wateganyije gutahana nawe, akazamo kuryamana nawe, akazamo inda zitateganyijwe, akantu katangiye ari gato kakaza kuzanira consequence y'ubuzima bwawe bwose kuko utatekereje neza. Iyi ntuzi yo kuvuga ngo kumekinga sure ko ufite ukuntu uri butahe, ntago ari ukuvuga ngo nigire n'inzoga gusa. Yenda nzakora indi video cyane cyane ku bakobwa ya date, like first date, ibintu ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, ubundi kirazira kujya ahantu udafite ikigutahana. Impossible. Reka tubigendere gutyo. Menya yuko ufite ukuntu uri butahe. Niba ari muri group mwese muri bumwe, making sure ko mufite umuntu umwe muri iyo groupe utari umwe ku buryo ari bubatahane. Bitari ibyo nabonye hari ukuntu musigaye mufite abasare siko babita, ukamwishyura niba ari 5 niba arangahe akagutahana muri ya modoka yawe. Indi tip nziza nuko hari abantu benshi, umuntu nabonye ari akantu kiza ko kuba ufite umumotari wawe nyine mumenyeranye, umumotari nyine muziranye, uri umukire w'inshuti muziranye neza ku buryo niba ayo majoro yawe wayagiye ari umuntu ushobora kwizera ko ari bugutahane neza akakugeza aho ugiye amahoro. Ariko ugomba kumenya ko uwo nguwo ari umumotari nyine mufitanye imibanire myiza ku buryo wamwizera. Ndumva ari byiza kurusha uko watega moto utazi ku muhanda bwije cyane gutyo gusa. So nakugira inama, niba ufite umumotari wawe muziranye usanzwe gutwara, mufitanye iyo mibanire nyine, ushobora kujya umwizera ukayimubwira ati kwa 5 nzasohoka, ubwo nyine nzaguhamagara uze kuntahana, ibintu nk'ibyo. Cyangwa niba ari taxi, ibintu nk'ibyo ya kumakinga sure bisubiremo ko ufite ukuntu uri butahe amahoro, ukagera mu rugo amahoro. Ikindi ngira ngo cyo ni ikintu buri muntu wazi, si kirazira kunywa uzi kuri butware. Ni amakosa akomeye. Ngira ngo icyo kintu ni ikintu ki very clear, polisi ho risubiramo iyo point, ntago ndi buyitindeho. Point ya nyuma ariko ari nayo ikomeye cyane nuko inzoga zigira ingaruka, zitera indwara zo mu mubiri nizo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira ikibazo cya liver cyangwa ukagira ikibazo cy'imitekerereze. Nkuko mubizi hano nkunda kuvuga ku bintu by'uburwayi bwo mu mutwe. Rero imwe mu ndwara zo mu mutwe harimo addiction. Alcohol addiction rero ni kimwe mu bintu bikomereye isi yose muri rusange. Addiction yaba alcohol yaba izindi substance, addiction ni ikintu gikomeye, kandi once wabaye addicted ni urugendo rukomeye kugira ngo uzabivemo. Kandi wageze kuri point kuba alcoholic aba ari no return. Nuvuga ngo iyo wabaye alcoholic ntago ukira. Iyo mvuze ngo ntago ukira ntago bivuga ngo uzajya urusinze gusa. Iyo wageze ahantu wabaye dependent kuri alcohol, ugomba kuyireka burundu kuko hari aho ugera ugatakaza ability yo kuzajya umenya igihe cyo kunywa n'icyo kurekera aho ngaho, ugasanga nta kintu na kimwe ushobora gukora utabanje kunywa inzoga. Iyo ni point mbi cyane ugomba kwirinda kugeraho. Mu rwego rwo kwirinda substance abuse, mu rwego rwo kwirinda alcohol addiction, alcohol abuse, alcoholism, amazina yose ndayavuze. Mu Kinyarwanda navuga ko ari ububata ku nzoga. Ugomba guplaninga iminsi yo kutanywa. Ni trend abantu benshi bakunda gukora, by the way, sinzi niba mutarayibona, aho usanga nko mu kwa mbere kugeza mu kwa 3 ari online. Abantu benshi baba bavuze ati kubera kurumva muri December baba baranyoye kabisa zikabagera no bakaba ati mu kwa mbere kugeza mu kwa 3 ntago tuzanywa, tuzongera kunywa inzoga kwa 3 kurangiye. Niba ari byo ushaka ushaka kubikora, ariko mu buryo burambye. Niba uzi ko
iyo urebye ugasanga usigaye unywa inzoga kenshi, iyo urebye ugasanga buri weekend usigaye unywa buri weekend biba biri dangerous, kuko iyo utangiye kunywa buri weekend hari igihe kigera ukabati okay nzareka nubwo ari kwa kabiri nta kibazo nywe gakeya, ukazasanga none usigaye unywa buri munsi byarengaho ugasanga quantity y'inzoga unywa kugira ngo ikugireho effect iri kugenda yiyongera. So ni ukuvuga ngo ugomba kugira iminsi, niba navuga mu kwezi ukipanga, reka ne kugushyiraho iminsi ariko ugomba gupanga iminsi ugomba kumara utanyoye inzoga. Niba uvuga ati ngiye kumara ukwezi ntanywa inzoga, impamvu ari byiza gukora ibyo ngibyo nuko uba uri kwitesta wowe wenyine, utiriwe ujya gushaka umuganga cyangwa umusipsikologe kugira ngo akurebere niba umaze kubimbata cyangwa niba uri mu nzira yo kubimbata. Niba uvuze ngo ngiye kumara ukwezi utanywa inzoga ugasanga uri incapable yo kumara ukwezi utanywa inzoga, aba ari ikibazo, aba ari sinye yuko uri kuluzinga ability yawe yo gukontrola inzoga. Nizere ko icyo kintu cyumvikanye. Ugomba gushyira iminsi yo kutanywa inzoga kugira ngo urebe niba ugifite iyo ability yawe yo gukontrola, kuko ikintu cya mbere risk mbi cyane y'inzoga ni ukugeraho inzoga arizo zikuyobora aho kugira ngo ari wowe uziyobora. Aho usanga uzinywa n'umunsi wavuze ngo sinshaka kunywa, ukabura amahoro, ukabura ukuryama, ukagira agashiha, ukagwa nabi kubera ko utanyoye inzoga. Irindi ikugera kuri iyo degré. Rero bikiri bishyashya ujye ushyiraho iminsi yawe yo kutanywa kugira ngo kumva ndi kwisubiramo bikabije. So reka ndende aho ngaho. Tugeze ku musozo w'ino video rero. Niba ugejeje kuri uyu mwanya bivuze ko hari utuntu tungahe wakunze, so please like, subscribe and share. Hanyuma akantu gato nshaka kuvuga mbere uko nsoza ino episode nuko ku batabizi mfite playlist nabakoreye. Iyo wanditse Nene Rwanda kuri YouTube bakoreka playlist. So naje kubona ko hari abantu baza hano badafite kandi birumvikana ntabwo twese tuza hano dufite ibintu bimwe dushaka kumenya. Hari abaza bashaka kumenya ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari abaza bashaka kumenya ku bijyanye n'utuntu n'utundi, hari abaza bashaka kumenya ku bijyanye n'ukuntu ko kuza muri Canada, ubuzima bwo kuri Canada uko bumeze. So nabakoreye playlist yo kugira ngo buri muntu ageze arebe icyo ashaka, ariko bitabujije ko ngira amagambo menshi kandi ndavuga nzi ko ari inkuru. Nubwo waba utanywa inzoga, nubwo waba uzi ibintu byose navuze, ntacyo bigutwaye kuba waza ukareba kano ka video, kuko yenda hari akantu kamwe cya tubiri navuzemo utaruzi, cyangwa niba hari ibyo nibagiwe cyangwa ibyo ntazi nawe wabyandika muri commentaire, kuko icyo mbona kuri ino video ni kugira ngo dusangire ubumenyi. Utuntu mba nabonye, mba nasomye nk'ibi bintu navuze byinshi mba nabisomye ku ma website y'abaganga, hari ibyo mbona ku ma documentaire nkabona ko ari udupoint twiza, hari n'ibindi aba ari gusa observation yanjye cyangwa muri experience yanjye uko numva ibintu nuko mbibona. Kandi ndabibutsa ko biremewe kuba waba ufite opinion itandukanye n'iyanjye. Byandikiye muri commentaire, ariko wibuke kuba gentil. Kwa mugari, be gracious, be nice. Nta kintu bigutwaye kuvuga point yawe udatukanye, ntacyo bitwaye kuba wavuga point yawe mu kinyabupfura cyinshi. So ntagomba nshaka ko twese tugira opinion zimwe, ariko igihe ufite opinion itandukanye n'undi muntu byandike mu kinyabupfura kugira ngo twese tubashe kuba twakumvikana. Kuko iyo utangiye commentaire yawe utukana bituma point washaka kumakinga idafata kubera ko watangiye nabi. I hope ko ibyo byumvikanye. Nakoze ko nanjye rero nawe utaha. Ciao ciao.